Kirigira ino nkubwire. Iki Umva mfasha nkubwira hano nashobora kuza gusanga hasaguye. imusenyese. Ndaza ko gubu nta biceri mfite. Oya ntabwo mwizeye. Mfite ubushakashatsi ndimo. Ndikurana nimba ifu ya gahunga yavamo imigati cyangwa imbada nziza. We nyizera ndaza kuyaguha. Mimi rero ngiye ntabwo nakwizera. Nyizera hari ikintu none nakwemera ngo nyikwime. Okay ngaho mwegure. Singuriye asijyana ubufate mfasha gira vuba. Gira vuba gose. None se kanze kubwira. Aha kaneza. Nanga usibye turi yatwanda turi hariya. Ngafata umwe ugere kubura hariya. No kuri moto wakubure. Gira vuba manza aho inyuma ya moto. Gira vuba. Koko uranyihorera ukundeba koko Nise kanze nkubaza. Niyo nana kwihorera koko. Ubu waje usubiriza mu mbogo kujya usuhuze ukiri inyuma y'urugo. ubu ndi sinda bavuga gucyo inshuro nasuhukije ndi inyuma y'igipangu wazibara wananyihoreye. Ariko Didie nta nicyo bimbwiye. Bivuze ko uyu muntu ashuhukije inshuro 3 apfa guhuruduka mu nzu y'abandi uko yiboneye. Mugihe bakwihoreye se. Nyine ndi kukubaza. Bivuze ko iyo banze kugufungurira usuhukije inshuro 3 bitupfa guhuruduka winjira mu nzu y'abandi. Nyine ibyo ngibyo nimba ariko se ribayeho byihanganira. Umenye ko gucya yaba ari kwidumbukizwa. Ntuzongere iyo abantu bakwimye karibu. Uguma wari uri hari gihe baba ari mu bintu banze kubireba cyangwa banze kubimenya rero ntuzongere gupfa kwinjira bataguhaye karibu. Ubundi bwo cyera umwami nimba azi ko mu rugo iwawe hari umugore mwiza yarazaga agasiga barenze inyuma agashinga icumu ku irembo. Warenga iryo cumu ukamugwa hejuru cyangwa ugaca izindi nzira barenze batari. Leta agategeka abagaragu be ngo bakuraze ku ngoyi bakumanitse. Ayo mateka urayazi? Oya ntabwo nyazi. Yaba ari ku ngoma ya cyami ngo mwereke. Inzu za kera ntabwo zagiraga inzugi. Bakingishaga icyo bita umuranda. Urawuzi? Ntawonze. Umvisha amateka ya kera. Ubundi bw'uyu mwami yabaga arangije kuryamana n'umugore wawe. Umwami yamushimye n'umugore wawe yamufashe neza. Yamugabiraga amashyo akamuha n'umusozi munini cyane uruta karisimbi. Azawuyobore nawe azawubera umutwaro. Wumvisha amateka? Nayumvisha ngambwira sheri wanjye ko nahageze. Tayari nawe utangiye kuvanga amadosi. Ngo nyereke irangamuntu. Ntisa n'ungaka ari nko mu rugo ko nsanzwe mpaza ni ngombwa kuzana irangamuntu. Nese hano ngano gupfa kwinjira gusa. Ni kwa nigireyo. Icyo nshaka n'indangamuntu yawe. Ntayo nazanye. Ako wagiye worosha mwana. Reka mworohereze. Nyereka icyangombwa kigaragaza ko uriho utapfuye. Ntacyo. Gusa ubundi yoye ko ejo bundi kwa gatanu nari ndi hano ngaha. Muri kadi yanjye y'ubwonko ntabwo ifata ibonetse byose. Icyo nshaka ni icyangombwa kigaragaza ko utapfuye. Ntacyo nadekaraye. Noneho nyereka icyangombwa kikwemerera kugenda mu muhanda. Mu muhanda? Kugenda mu muhanda sari ikinyabiziga najeho, hari moto najeho, hari imodoka najeho, naje nteze. Ariko waje mu muhanda cyane. Ndikumva ufite ibibazo by'icumu. Ngaho icyangombwa kigaragaza ko utakatiwe mu nkiko. Ntagatiwe ntacyo. Hari igihe waba utorotse gereza bakaza bakavuga ngo nakwakiye, unakiye umuntu utorotse gereza bakaza bakantwara bakajya kumfunga. Niyo mpamvu nanjye ugomba kunyereka cyangombwa cy'uko utakatiwe n'inkiko. Ariko se kiri wagiye worosha ibintu koko kuwa gatanu nari ndi hano ngaha. Kuwa gatatu barankatiye nuko kimwe nza kwisha hano ngaha. Aha, okay, reka tworoshe ibintu. Ngo nyereke cyangombwa kigaragaza ko uri ingaragu kikwemera kuza gutereta mu nkururo. Ese nyinje gutereta cyangwa nje gusura sheri wanjye? Ko twarangije gutereta nako byarangiye. Noneho mwagiye mu murenge sinabimenya. Wapi? Noneho ntabwo mwagiye mu murenge uje gutendeka mushiki wanjye. Oya, ntabwo nje kumutendeka numwe rukumbi. None se kirangaragariza kari umwe rukumbi n'igiti. Kaho nyereka icyangombwa cyuko mwadekaraye mu murenge. Ntacyo. Usibye gusa rasuburi kuvugira kuki. Ntabwo wadekaraye mu murenge naki. Washiri wahageze. Yego nawe. Kujya.
umva igirayo isigirayo kuri mushiki wanjye ndakubita habaye ikize ngiye no gusomana ndi mu maso yanyu kuri mushiki wanjye mbaga ntakinya umva se igirayo cyo noza igenda yashaka koze n'urabo cyane cyaze pe kiri bangu nagatekereje ubwanika nze musure ako ubundi mwigira hirya ku nguni mwigira hirya ambara amavubi gatokurya ako kiri uriso ndufata ko umwana n'uwizana kugira ngo shira sheri mugiye kungira umumotari kuko ndajyana vuba kandi ariko bangana jyana bivana ahangaha mbashobora wakoze kana mani karatuyobeye uzibaza mbajije cyangwa ngo ntapfuye bigaragaza ko ndi muzima ibyangombwa ngo nagendeho nza hano ibinyemera ngo kuza ngo kugusura niba umwana niba ari ivubi ngiye yaranyobeye ako umwana sheri ntihanga iyo mba ntihangaye ubusanzwe umurambo ahangaha ako kiri ufata igisero kuzanaca ngo yicare kandi cyo ndi kubona kimukwiriye sizoje kurangira vuba Sheri ya twaromewe pe ngo cyuko ntapfuye ni ikintu cya mbere kimbabaje ese ntabwo yakubona kuko ngo ndi ingaragu kuko ramwana mu mutunze mo cyangwa hajya papa wagura mu irembo oya ntuzirebe ni kiyabikuye he gakiri cyicumbuye akira kiri mara yanjye suze vuba genda uzane niyo nagutumye gira vuba twaromewe ngo gafata ko ubundi so wicaye hari oya reka kuzana intebe nayo mutumye akiri mara yanjye suze ni umufuka ariko mimi ngiye muzahora muramvuna cyamite nsakuza njye kubwira papa cyamuve hano nga cyamite njya kubwira papa abyuka bakubaba abameze nabi oya ujya kubivuga sheri so kuko ningu yataje kuvuga imyirondoro ye ntakimuranga ntakinazi ntukwiruka yajyana ibi biteje n'amashashi nagera vere yazo hose nizo nusi ngaje gutereta uri gutereta nta nzu ugira nta kazi ugira nta gihumbi nta kiniki urajya wamemo zamutereta umutera inda abyarire hano asekiri wajya imbabara basi ukagira umusi ugabanyamamagambo ariko mimi ntabwo ari ukukwanga ndagukunda nkubuze akanga kakaguteye inda kaguhahira iki umuntu uri kuzana ibyatsi ngaje gutereta uri kumva yakumarira iki ariko mimi nyankanga kumva niyanze no kubona umwana umuhana ajyayo ntabwo umuhana avayo nyine kirigezeho nakumvisha niba wumvisha ibyo navugaga mbare gatatu ngura umuntu ntabwo uramwekeza yibesha arenga hano mbibwire papa imbwa zimuge sheri ngagenda utaneza papa yabona sheri bayi nyine ubwo musubiza n'ibyo byatsi byabitwara ntabwo dukeneye umwanda hano uzundi yaba ari kagarabo ko mu isuku k'agasirimu cyangwa mutereze papa musubiza ibirabo byese ntabwo dushaka umwana ni gukubura akazana umwanda hano aha kira nzi sheri akoresha kuretse ari nzakugwanira sha simukijije imbwa gasiga kanyijije iki se kantandikanyije na sheri gashitura inyamishushu gakubita umutwe ku gisika hasi hawe ariko kansubiza nabi gusa byibura haje nk'umuntu ufite akamodoka akagaparika hariya hepfo sava ho nahumereza nimba ushaka gusezerana uzave hano bwa mbere yanjye hita unava hano ngaha cyangwa ibwire papa njye kubimubwira wa muntu wazanye hano aha abana baragwira kandi na se nyise zanjye zimwe cyangwa utereze imbere